Yesu ashimwe bene data, ndashima Imana ishoboje kongera gusoma ijambo ryayo muri kino gitondo. Uyu munsi twasomye muri Daniyeli igice cya 9 n'icya 10, Zaburi 123 na Luka igice cya 5. Ijambo rero ryankozeho ni muri Daniyeli igice cya 9 mu 21 kugeza ku 23. Haravuga ngo ingikomeza gusenga, umugabo Gabriel nabonaga gitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ariko naho cyendaga kugera ankoraho, arambwira anyigisha ati, Daniyeli, unzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kwikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ahangaha ikintu nabonye nuko Daniyeli yari umuntu w'Imana koko. Daniyeli nabonye ko ikintu cyamuranze, yaranzwe no gukiranukira Imana, kandi akunda Imana nta nyungu. Kubera ko akiri na mutoya, urabona ukuntu abandi bagiye bakazajya barya biriya biryo by'ubwami, kubera ko yabaga azi ahantu ari aporopoza nyine biriya byo kutabirya. Urumva iyo wundi yari kuvuga ati, reka nirire ibiryo byiza by'ubwami, urazi ibiryo by'ubwami ukuntu biba biryoshye. Ariko we avuga ati, reka ibi bintu baba batongereye tubyiyime na bagenzi banjye, kugira ngo dushobore kugira ubwenge bw'Imana, dushobore gusabana n'Imana. Hari ibintu buryo ushobora kwinjiramo bikakwambura ubusabane n'Imana. Hari ibintu ushobora, nk'ibintu by'iminsi mikuru, ibintu by'amagrupe, ibintu by'igikundi. Iyo ubikoze uri umuntu w'Imana, ujya kubona ukabona amavuta yagiye kuvaho, imbaraga zagiye zikuvaho, gukunda Imana byagiye bigabanuka kubera ibyo bintu bimeze nk'ibintu bikurangaza. Daniyeli rero yabitangiye kera. Urumva rero nka biriya ajya guporopoza biriya, nta yindi nyungu yari afite, kwari gukunda Imana gusa. Kuko ahubwo ari inyungu, ahubwo wavuga uti, Imana ndagushimiye ko umpaye ibi bintu byo kurya byiza, ubwo nubwo harimo ikibazo ariko wowe uzankiza, ariko ibiryo ndabirya. Ariko Daniyeli siko byagenze. Ikindi, arakomeza akiranukira Imana, arakomeza arasenga, arakomeza. Mbese kuba mu bunyagano bwe nta kintu na kimwe yigeze ahindukaho. Gahunda yakoraga iwabo niyo yakoraga, uko yitwaraga niko yakomeje kwitwara. Yaba ari hasi yaba yakomeye, ntiyigeze ahindura imibereho ye ku Mana. Yagumye kuba umwizerwa ku Mana. Noneho rero ikindi, akaba n'umuntu nanone ukunda ubwoko bwe. Kubera ko buriya hari umuntu ushobora kuba yimereye neza, ibyo gusengera abandi no guhangayika ku bwoko bwe no guhangayika ku bw'abandi, ukabona ntabwo bimureba. Ariko Daniyeli ntabwo ari uko yari ameze. Yakundaga ubwoko bwe, kandi agasoma ijambo ry'Imana, akamenya ibintu ibihaho bigeze. Nibwo rero yatangiye gusengera ubwoko bwe, avuga ati, igihe kirageze, kubera ko yabikurikiranaga. Ahangaha ariko cyane cyane ndashaka kuvuga ukuntu Imana yavuze ngo ni inshuti yayo. Reka nkubwire, iyo uri inshuti y'Imana, ni ukuri ubera umugisha benshi. Ni ukuvuga ngo twebwe hari icyo tugomba gutanga kugira ngo tube inshuti y'Imana, Imana itwemerere. Kuko Imana ikwemeye kwemeza n'abantu, yakwemeza abantu ukagira ijambo, ukagira ikintu wahindura mu buzima bwa benshi. Ariko ibyo bintu ntabwo ushobora kubigeraho uri aho ngaho. Kuko njye naratekereje iminsi yashize, ndavuga, ariko se yenda tuvuge ko ubukire ntabwo ufite, ntukize cyane, nta n'ubwo wenda uri umuhanga cyane, nta n'ubwo wenda wize cyane, ariko ufite Imana. Ni ukuvuga ngo ku Mana ntawe uri bukubloke kuyegera, ntawe uri kubloke kuba inshuti y'Imana, ntawe uri kubloke kugusenga, ntawe uri kubloke gusoma ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ubifiteho ububasha, ni ibintu biri mu ntoki zawe. Ibyo rero uko ubikora wegera Imana, niko n'Imana izakunezerwa. Nimara kukunezerwa, izaguha umugisha,
nirangiza ubere n'abandi umugisha. Ni ukuri numva nabingingira muri kino gihe kugira ngo twegere Imana. Nanjye nibwira icyo nicyo kintu dufiteho uburenganzira. Ibindi byose ushobora kubibura ukanabisengera ntibizi, ariko hari ibyo ushoboye gukora wowe. Kora wowe icyo ushoboye gukora. Egera Imana yawe, kunda Imana yawe, soma ijambo, kiranuka, hanyuma Imana izakwibuka kandi izakugirira neza, kandi bizatuma ubera umugisha benshi. Uzabera umugisha umuryango wawe, uzabera umugisha abaturanyi bawe, uzabera umugisha igihugu cyawe. Ushobora no kugera ku rwego ubera umugisha amahanga. Ibi bintu turimo gusoma ni ibintu by'umugabo w'umunyagano wari uri ahantu, ariko Imana yamuhishuriraga amabanga. Imana izi ko bishaka kuduhishurira amabanga, ibishaka kutubwira ibintu bizaba, ariko ikibazo ntabwo itubona, kubera ko tuba turangaye, tuba turimo kwirebaho. Ugasanga umuntu gusa arimo arasenga, urisengera. Ibyo nanjye byambagaho, umuntu akisengera ukigumaho, noneho Satani ari ikintu akora iyo umeze gutyo, akongerera ibibazo kugira ngo ugomeze wirebeho, ntugire intambwe utera ngo urebe hirya yawe, urebe abakwegereye, urebe aho ukora, urebe aho wirirwa, urebe abadakijijwe. Reka kuko nta mwanya ubona wo kubasengera. Ariko umuntu ahinduye akegera Imana iguha imbaraga zo kutirebaho wowe wenyine, aho ukareba ikintu kinini, ukareba ahantu hanini. Hari umugabo bambwiye wo mu bantu ba kera bari mu bubyutse, ntabwo nibuka izina rye, kubera ukuntu yasengaga cyane, ngo yajyaga muri train ahantu aciye muri karitsiye y'aho hantu, abantu bakapfukama bakihana ntawe ubabwirije. Ariko ubwo urumva gukora kw'Imana. Rero si ngombwa ko umuntu akora ibintu bihambaye, si ngombwa ko ubona podium yo guhagararaho ngo uvugireho. Ushobora gukorera Imana aho uri, kandi bikagenda, kandi mugakorana n'Imana, mugapangana n'Imana, mugapangira aho ukora, mugapangira karitsiye yanyu, mugapangira igihugu cyanyu, ibyiza byose wifuza, kubera ko wabaye inshuti y'Imana, ikaguhishura ikabwira ati gira utya, dore ibigiye kuba, senga gutya. Mugakorana n'Imana, ukaba intumwa y'Imana ku isi. Bene data rero, Yesu abahe umugisha, umunsi mwiza.